Yesu ashimwe bene data, Imana y'amahoro nizere ko yabanye natwe twese kandi yakoze byose yari ikwiriye gukora kugira ngo tube tugihumeka umwuka w'abazima. Nihabwe icyubahiro cyane. Uyu munsi ni uwa 11 w'igisibo. Ijambo ry'umunsi: ntucire inkunga, bisobanura kudacika intege. Dusenga dusaba Imana ariko ibisubizo bigatinda kuza. Hari igihe dukora neza ariko impinduka ntizihite zigaragara, zigatinda kuboneka. Ariko iki gisibo kiratwigisha gutegereza Imana tudacogora. Gutegereza si uguta igihe, si uguta umwanya, ahubwo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Reka turebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 12 umurongo wa 12. Haranditse ngo: mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Zaburi ya 27 umurongo wa 14 haranditse ngo: tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Yakobo ibice 5 umurongo wa 7 kugera kwa 8 haranditse ngo: nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Nyuma y'iyi mirongo yose tumaze gusoma, dusanze kwihangana ari ikimenyetso cy'ukwizera gukomeye. Uwihangana abona isezerano risohora. Uwihangana niwe uzagororerwa. Umuririmbyi yaravuze ngo: uwihangana nzamugororera, ndaza vuba nzanye ingororano. Uwo ni Kristo Yesu wabivuze. Aha turabona ko hari igihe ubuzima bunanijwe, ubuzima bugeze mu kaga, usa n'uri mu mwijima utagira kirengera, ariko wasaba cyangwa wasenga bigatinda guhinduka, ugatangira kwibaza utese Imana iracyanyumva? Ese Imana iracyahari? Nuko bakaguciraho umugani bakakubwira ngo Imana yawe ibahe, kuki ntacyo yagufashije, kuki ntakiri gukora? Ese ubwo mugira Imana cyangwa se n'ukwirirwa muvuga gusa mwayoboye icyo gukora? Ariko humura, humura, ntucire inkunga. Uyu munsi Imana irakubwira ngo ntucire inkunga, bisobanuye ngo ntutakaze ibyo wamaze kubona. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe haranditse ngo komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari abazakubwira ngo ariko iyo Mana mutegereza yagiye hehe? Ndetse bamwe bakubwire ngo Imana irafashwa. Ariko humura, gutegereza si ugutsindwa. Benshi batekereza ko gutinda kw'igisubizo ari ugutsindwa kwa nyiracyo, ariko Bibiliya itwigishije ko gutegereza Uwiteka tugomba gukomera umutima. Komeza umutima wawe, ubundi Uwiteka Imana ari hafi kukugeraho. Gutegereza ni inshuti y'ukwizera.
Imana ntiyihuta nk'umuntu, ikora mu gihe cyayo, ikorera igihe. Ntabwo ari kompiyuta ngo tuyikoreshe, cyangwa se ntabwo ari telefone. Oya, ni Imana nyir'ibihe, ni Imana ireba impamvu igiye gukora ikintu runaka, ni Imana isuzuma inyungu ndetse n'igihombo cyava mu byo yaguha, ikabiguhera igihe kugira ngo bikore icyo byakagombye gukora. Humura, Imana yacu ni Imana ikorera ku gihe, nta gahato tuyishyiraho cyangwa se ngo tuyibwire ikorere muri desordre. Ikorera ku murongo wayo yateguye. Iyo amasengesho yasenga ukumva ntari kurenga ikirere, iyo inzira wumva zikugoye kandi ukumva zifunze, iyo imiryango cyangwa se ibyawe ubona bigucikanye, hari igisubizo. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 40, umurongo wa 31, haranditse ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yego, menya neza yuko mu gihe uri gutegereza Imana, ibiri kubaka kwizera kwawe, ibiri gutegura ejo hawe hazaza, ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibiri kugukomeza ngo ukomeze imbere yawe. Reka nkubwire, hari impamvu udakwiriye gucira inkunga. Iyo ucitse intege, ureka gusenga, utakaza ibyiringiro, uhagarika urugendo rwawe. Ariko Uwiteka aravuga ati, mwishimire ibyiringiro, mwihanganire imibabaro, mukomeze gusenga. Kwihangana ni ikimenyetso cy'uko wizera. Ayo magambo ari mu rwandiko rw'Abaroma, ibice 12, umurongo wa 12. Ubutumwa bw'uyu munsi rero burakubwira ngo nturekere aho ugeze, ngo uhagarare, komeza, ntureke gusenga, ntureke kwizera. Icyo utegereje kiri hafi kuruta uko ubitekereza. Ese ujya umenya neza yuko aho imbaraga zawe zirangiriye ariho iz'Uwiteka zitangirira? Menya neza yuko iyo ubona ibintu byose bisa n'ibyanze, niho Imana iba iri hafi gukora igitangaza. Ntiwirwanirire, reka gukubita hirya no hino, reka kuganyira umuhisi n'umugenzi, kubera ko uwo ubwira ni umunyembaraga, ni Uwiteka Imana wakuremye, arakuzigama iminsi yose umaze mu isi, na n'uyu munsi aracyafite ubuzima bwawe mu biganza bye, niwe ukumenyera ibigukwiriye, kandi akurinda kuruta uko arinda imboni y'ijisho. Ntabwo yatinze, nta nubwo yakuretse, ahubwo ni uko ikorera igihe cyayo. Muri iyi minsi baravuga ngo Imana itinda iri kuguhambirira, kugira ngo izaguhe ibishyitse kandi bizakunezeza. Ni ukuri uzaseka. Dore igihe waririye, dore igihe wababariye, dore igihe wababarijwe, ariko umunsi umwe uzaseka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo wararurira,
ariko ejo buzacya, nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Ibyiza biri imbere. Igihe Abisirayeli bari batangiye urugendo rwo gusubira i Kanani, Farawo yaje abakurikiye kandi yari afite umugambi mubisha kuri bo. Imbere yabo hari inyanja itukura, kandi iyo yari ikigeragezo batari kumenya uko bagenza bo ubwabo. Hirya no hino hari imisozi, kandi n'ubwo iyo misozi yari ihari, nayo yari mu butaka bwa Farawo. Ntaho gucikira bari bafite, ntaho kuruhukira bari bafite, nta n'aho kwihisha bari bafite. Iyo ugeze muri icyo gihe wumva isi yakwasama ikakumira, niba yaguhisha ukazazamukamo uri muzima, ntabwo nabimenya, ariko mu buntu bw'Imana ishobora kubikora. Ariko igihe kigeze ngo bararize babona ko bapfuye, kandi koko nawe ugeze muri iyo situation wabona ko ibyawe bishize, wabona ko ibyawe birangiye, wabona ko nta gitabara, wabona ko nta kirengera. Ariko ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka Imana yakoze ikintu gikomeye cyane. Ngo Uwiteka Imana yitamururiye mu nkingi y'igicu, ngo nuko abwira Mose ngo narambure inkoni hejuru y'inyanja. Arambura inkoni hejuru y'inyanja, nuko amazi yigabanyamo kabiri, Abisirayeli batambukira ahumutse. Ingabo za Farawo zigize ngo zirabakurikira, zose Uwiteka zikunkumurira mu nyanja. Ifarashi n'uwo yari ihetse, ngo Uwiteka Imana yabiroshye mu nyanja kugira ngo akize ubwoko bwe bwari bugiye guhura n'ingorane ziturutse ku muntu winangiye umutima. Uyu munsi wa 11 w'igisibo, nagira ngo nkubwire ngo humura kandi ukomere, ntucike intege. Imana iracyakora kandi iri mu ruhande rwawe kugira ngo igutabare. Reka dusenge. Mana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, mu mugambi wawe nimo twaremewe, mu biganza byawe niho twabumbiwe, kandi mu maso yawe niho turindiriye. Mwami wanjye Imana, ntabwo waryama, ntabwo wasinzira twashira. Niyo mpamvu tukiriho duhumeka umwuka w'abazima, nuko uhora utureberera uko bwije n'uko bukeye, ukaducyahira umwanzi watwitambika. Niyo mpamvu tugusabye ngo reba ibitugose, ibishaka kutwitambika, ibishaka kwitambika icyo watuvuzeho. Mwami Imana, byose ubikubitire hamwe, ubite mu nyanja yo kwibagirana yaka umuriro n'amazuku, nuko dutambukire ahumutse. Ubunyerezi buduhunge, ikibi cyose kidutinye. Dushyireho igikundiro, dushyireho igitinyiro, kandi utwambike ubudahangarwa. Uduhe gukomera, uduhe gushikama, kandi uduhe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, niho tubyambaje. Amen. Komeza ubane natwe, dusengane muri iyi minsi 40 y'igisibo, kandi tuzatahukana intsinzi ku munsi wa Pasika. Imana yacu ibamere umugisha. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.